yewe tugiye gufata umunara wubatse hano runaka, ariko uwo munara bitewe n'uko ruhererekane tuba tuzi ko hari ahandi hantu uri gukura amakuru. Yego, iyi ni antene. Tutizinye mu magambo kuri izi antene, izi antene zigira ekuma zicomekaho zitwa radiyo. Ya disi twamaze kuzanamo hano igeze kuri amaraya. Simukadi ye iriho amayinite, telefone ahamagaje irazwi, ntabwo yibwe. Telefone yo bayibye baripotinga bakaba bayihagarika. Ibyo byose hari aho babicekinga kuri AR Equipment Identity Register. Aha company Inega Networks ishyizweho isanzwe cy'amakuru, bitanga telecommunication services ku operator no ku individuals. Abo operator tuvuga ni MTN, Airtel, KTN, tukabakorera muri Telecom, ariko ibyinshi cyane aribyo gukora n'amaso kuko dukora service station. Okay. Sister. Hello. Nimeze bite? Weho ngo wabonye ibiki? Telecom ibiki naye makuru mbese umaze kugiramo muri Telecom. Brother tugiye ko Telecom ni ikintu kinini, hari ibintu byinshi bike umaze kubonamo n'ibindi bite. Amate ubwo bwa antena kanal amate twistara naje kugaruka yo issue tene za televiziyo zatwe kugira ngo cyise kuri mobile communication kugira ngo ubashe gucommunicatinga inshuti yawe y'ahantu kure runaka. Simukadi ye iriho amayinite, telefone ahamagaje irazwi, ntabwo yibwe. Telefone yo bayibye baripotinga bakaba bayihagarika. Ibyo byose hari aho babicekinga kuri AR Equipment Identity Register. Izo zose ni infrastructure n'ubuhererekane. Yewe tugiye gufata umunara wubatse hano runaka, ariko uwo munara bitewe n'uko ruhererekane tuba tuzi ko hari ahandi hantu uri gukura amakuru. Yego, cyangwa se mo kimwe kugira ngo wa munara ubashe gukora cya gikorwa, ubashe kubahuza na mugenzi wawe uri guhamagara. Tunashukuru ya kumbagana nani nako kumbagana nani n'ijana kuza sibyo. Hari n'igihe usanga operator umwe izo frequency azikoresha kuri purpose ya optimization, ugasanga wenda urabizi ko frequency uko iba ntoya igera kure. Ya genda gutya niba dufite wavelength nini yikora tani zingahe irageze kure, ariko niba dufite wavelength ntoya dufite frequency nini gakeya, ariko ya yindi nubwo ifite wavelength nini ikagera kure nabwo ifite nkeya capacity. Iyi ni antene
utizimye mu magambo kuri izo antene zigira ekoma zicomekaho zitwa radiyo. Nabonye ko iriya antene kuri bande imwe, each bande, buri bande iba ifite pote ebyiri. Bamuzi impamvu izo pote ebyiri? Ahangaha tuba twahasirinze, iyi twayikuye kuri site ariko twayikuyeho ikora. Twayikuyeho mu buryo hari yari projet yo optimizinga, dukuraho iyo dukeka ko ifite ingufu nkeya dushyiraho ifite ingufu nyinshi. Hari igihe wese ari ahantu kavuti wenda ishobora kwa accommodatinga abayuza runaka bitewe na capacity yabo kandi bitewe na zikora mu gihe cyo kwisiga dukoresha kwisafiga kuri ngo ukeneye gukompera za signal ebyiri zije n'umwadi ake nibwo ikoresha byitwa konteringa ariko afite ubwo turabona tuyitinda ikoresha ibintu kuko nk'iyo twagiye muri Indo hari inyubako nini kuno hari etage nini cyane most of the muri simuzi basi iyo twagiye za frequence imaze gufitaringa n'iki bitewe na frequence bari aho kazohereza muri base band hano ukayikomvatinga muri electrico yakwakira amakuru muri electrico ukayikomvatinga muri SFP yeah SFP this one RIS ni ubwoko bwa RIS nani ni kugenda sibyo site ariko gusupply iyo wari ukoresha sibyo yari kuroshye ya site ifite ahantu igarukira sibyo bakundi uburyo hamagara ukora connecta uconnectinga ukagenda hasi ufiteho karite yajyana nayo ariyo nayo muri amafiltration ayo makuru ikabona ikahereza muri base band bahamagaye umuntu zakoze zawe zigomba guca hano zikagenda site to site bikagira n'andi bigaca muri fiber kugeza ageze kuri cya cyicaro gikuru kiraguza na wa wundi ya disi twamaze kuzanamo hano igeze kuri aramaraya kugira connection haba hari kuma ugiye gusupplyinga muri za zindi ugiye kwistoringamo hano ukaza ugafetchinga hano kwa yaba ari ira base band nayo mwabonye ko ifite utuntu tw'ikota no kwa hari ahantu dukoresha no,